bakunzi ba STW Entertainment cyangwa se Success the Winner Entertainment, nongeye kwa ikaze mu makuru yaranze kino cyumweru, by'umwihariko amakuru yagiye yandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no kuri social media. Na makuru mugiye kwizwaho nanjye Innocent Bimenyimana. Aya makuru rero arimo ibyiciro bigiye bitandukanye, turaza kwibanda ku makuru y'imyidagaduro, aya sport ndetse n'amakuru y'ubuzima busanzwe. Hanyuma rero twandika amakuru yacu, reka duhere kuri no nkuru, duhere ku makuru y'imyidagaduro. Dutangirane n'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com. Inkuru ivuga iti Miss Ingabire Grace yasabye abanyarwanda kumushyigikira muri Miss World 2021 cyangwa se Miss w'isi 2021. Ingabire Grace yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2021, akaba rero azanitabira Miss w'isi zaba muri no mwaka nyine wa 2021. Aha rero ni naho ahera asaba abanyarwanda kumutiza amaboko kugira ngo azabashe kwitwara neza muri iryo rushanwa. Irushanwa rero rihuza abakobwa bahize abandi mu bihugu byabo, nkuko nyine na Miss Ingabire Grace nawe yahize abandi muri Miss Rwanda 2021. Hanyuma rero kadukomereze amakuru yacu y'imyidagaduro kuri inkuru igira iti abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, gospel music cyangwa se abatisa nyine baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bashyiriweho ibihembo bishya byitwa Sion cyangwa Sheni Awards. Bategura ibi bihembo rero batangaje Kigali Today ko bitangira gutangwa muri ku kwezi kwa 11 2021, bikazaba sozwa muri Mutarama 2022. Abategura irushanwa kandi nanone batangaje ko hazabamo udushya tugiye dutandukanye cyangwa se hazabamo impinduka zitandukanye, cyane cyane mu bijyanye n'ibihembo, dore ko ibihembo bizaba bitubutse ndetse hakaba harimo n'utundi dushya tujyanye no kubitegura cyangwa se gutegura ari no rushanwa. Bije bisanga rero ibihembo birimo Groove Awards ndetse na Sifa Rewards. Tujye gukomeza amakuru yacu, tuyakomeze hanze y'inkiko z'u Rwanda, tujye muri Brazil. Anga muri Brazil rero haravugwa amakuru y'umusore witwa Ata. Uyu musore rero yashyingiranwe n'abakobwa 9, nkuko ikinyamakuru Daily Star kibitangaza. Kivuga ko uyu musore asanzwe ari umunyamideli hariya muri Brazil. Uyu musore rero Ata yavuze ko ari ibintu bishimishije kuri we ndetse no ku bagore be, usibye n'ibyo ndetse no ku bandi bantu, dore ko babyishimiye. Usibye nyine kuba igitangaza cyarabaye kubona umusore nyine yarashyingiranwe n'abakobwa 9, nanone abantu benshi bagiye batangazwa n'imodoka bagenzemo ndetse n'uburyo bino birori byari bimeze. Hanyuma rero reka amakuru y'imyidagaduro tuyasubirikira, tunafate akaruhuko, ubundi mu kanya nze dukomeze ibiganiro byacu. Hanyuma reka mbabwire yuko hariya mu mujyi wa Huye mu isoko rikuru ry'akarere ka Huye, muri etage ya mbere usava nko mu Cyarabu wita kwa Sheikh Road cyangwa se kwa Korode, mbabwire ko rwose abafitiye amakuvureri meza, amashuka meza, babantu bakeneye inkweto nziza zaba iz'abasore ndetse n'iz'abagabo, rwose muhagere. Mu gusoza kino kiganiro turatsubaha nimero mushaka kuba mwamagara kugira ngo mubashe kuba mwabona product ziwe cyangwa se produit ziwe. Nge nitwa Innocent Bimenyimana. Ikiganiro ni amakuru nyine yavuze mu itangazamakuru bitandukanye. Iyi ni STW Entertainment. Saba umuntu wese utarakora subscribe kuba rwose yamanuka hariya rwose akakora akazi akabisoza, kugira ngo azabashe kubona nandi makuru azagenda amugeraho cyangwa se amakuru tugenda tubategurira. Nyuma rero nyuma yo kwageza amakuru y'imyidagaduro, reka dukomeze n'amakuru ya siporo. Dutangire kuri iyi nkuru yavugwa kuri Ferwafa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryashyize hanze ingingo y'imari izakoreshwa mu mwaka w'imikino utaha. Ni ingingo y'imari ingana na miliyari 8,943 ndetse n'amafaranga 1,155
532 n'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari zigera kuri 7 na miliyoni 73 azakoreshwa mu marushanwa no guteza imbere umupira w'amaguru, naho miliyari 1 ndetse na miliyoni 21 yo azakoreshwa mu guhemba abakozi ba Ferwafa. Dukomeza n'amakuru ya siporo, reka dukomereze kuri iyi nkuru ivugwa ku mukino wa Kung Fu Wushu. Nyuma y'igihe kitari gito irushanwa rya Kung Fu Wushu ritahari bitewe nyine n'icyorezo cya COVID-19 kimwe n'indi mikino yose rigiye kugaruka, aho ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa 11 2021 kuri stade Amahoro ariho rizatangirira. Biteganyijwe ko rizitabirwa n'abakinnyi bagera ku 180 baturutse mu makipe 31. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira ry'umukino wa Kung Fu Wushu wiragiye avuga ko ari igihe cyiza cyo kwisuzuma nyuma y'inyine igihe kirekire badakina bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Dukomeje amakuru ya siporo, ariko nibutsa umuntu wese utarakora subscribe ndetse ataranakanda kunzogera kuba rwose yabitunganya rwose kugira ngo azabashe kuba yabona n'andi makuru tuzagenda tubagezaho mu bihe bizagenda biza. Hanyuma rero turacyari kuri Ferwafa, iri shyirahamwe nyine ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, cyangwa se ishyirahamwe rishinzwe umukino w'umupira w'amaguru football, ryatangaje ko imikino ya shampiyona yari iteganyijwe kubera i Rubavu yahagaritswe byatewe nuko stade ziherereye nyine muri karere ka Rubavu zarangiritse bitewe n'imitingito cyangwa se yabaye hariya muri DRC cyangwa se muri Republic Democratic of Congo, byatumye nyine zira stade zangirika. Bikaba rero biteganyijwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryabaye risubitse iriya mikino kugira ngo zira stade zibanze zisanwe. Hanyuma amakuru y'imikino reka dusoreze ku ikipe ya Portugal. Iyi kipe rwose nizitabira igikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mwaka wa 2022 nyuma yo gutsindwa na Serbia ibitego 2-1. Mukino wabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2021 rero ikipe ya Portugal ntabwo yabashije rwose kuva mu nzara z'ikipe ya Serbia, bituma nyine amahirwe yayo ko ikizara muri Qatar ayoyoka. Ubwo rero abari bategereje Cristiano Ronaldo mu gikombe cy'isi ngira ngo ndumva amerwe mwasubiza mu isaho mugani w'abandi. Gusa nyine ni irushanwa rihombye umukinnyi ukomeye, ni irushanwa rihombye umukinnyi ufite byinshi avuze mu mupira w'amaguru. Hanyuma rero reka munyemere dusoreze ahangaha, tuzakusubira no mu yandi makuru nyine azaba yaravuze mu cyumweru kizaza. Nge nitwa Innocent Bimenyimana, iyi ni STW Entertainment cyangwa se Success the Winner Entertainment. Mukomeze mugire amahoro ndetse muninda icyorezo cya COVID-19 dore ko rwose kitaracika mu isi, turacyahanganye nacyo, ni mukirari. Ndabashimiye cyane.